mukubwa kudakora imyitozo hano huja poa. Ina maana kwamba kesho utaweza hutacheza? Naweza nikacheza 50-50. Pole sana. Kikosi chenu kiko tayari kabisa, nimeona. Bonne chance. Ubwo Rayon Sport y'abagore ndabashimiye, ninje muri rero y'abagabo mbere no kujya muri game analysis. Abantu bagiye kubona babona liste zirasohotse, Abedi ntabanjemo, Abedi ntari no kubasimbura, baribaza bati Abedi byagenze bite? Bati ko wasiri ku kiganiro cyakozwe hano kwa gatandatu bavugaga yuko ahari 100%. No ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport mu bantu bari batangaje badahari ntiyararimo. Reka rero mbabwira ukuntu ibintu bya Abedi byagenze. Ubundi Abedi ava muri equipe nationale y'u Burundi, muri equipe nationale yari afite akaburesire munsi y'ikirenge ku gatsintsino, yari afitemo ukuntu yaribwaga, ariko bagerageza kubivura biroroha. Noneho bamushyiramo kuri match ya Kiyovu, niyo mpamvu yasimbuye kuri Kiyovu atabanjemo. Hanyuma abamukubita hano ku mfundiko inyuma nyine ku kuguru kw'ibumoso, n'ubundi mfundiko zibinyuma ku kuguru kw'ibumoso. Iyo mfundiko rero barayikubise kwa ko ni nk'umukinnyi mugwa, ku buryo amahirwe yuko azakina muri Tanzania ahari ari menshi. N'ubundi Emery we n'ubundi yarabwaga ati nje nagakinnye no kuri match banze, nawe coach yanga kumurisikara batoya, we yashatse no guhera kuri Kiyovu. Yego coach batoya, nje nshaka umuntu uri fit 100%, umuntu niba yumva atiyumva neza hari hakiri mu tubazo nabanze agende yivuze akire. Emery muri Tanzania ashobora kuzaboneka. Abantu bibajije kuri rutayizamu Ndikumana wavunitse ukuboko. Ubundi mu baganga bavuga yuko icyabaye yagize icyo bita fracture complete ya imeris. Imeris ni igufwa riri ruguru y'inkokora, iri gufwa rinini dufite riza nyine rikazamuka rikagera hano ku rutugu. Uraribona rino rirerire. Ubundi hari amagufwa abiri ari hano uvuye ku nkokora kumanuka hasi ku kiganza. Hari amagufwa abiri nyine, iryitwa radius n'iryitwa cubitus. Ayo magufwa abiri niyo aza akagera hano mu nkokora. Iyo ageze mu nkokora afatana n'irindi gufwa rihera mu nkokora rizamuka rikagera hano ku rutugu. Iryo niryo bita imeris. Iyo farire riba ku mubiri w'umuntu reka. Imeris yagize icyo bita fracture complete, ryaravunitse. Bura risumba iryo mwitako nkoresha ikinyarwanda. Imeris niyo ndende. Yego. Hagati ya femire na imeris. Imeris niyo ndende. Ndabyibuka neza ko ari imeris. Aba nibeshye ariko. Ubwo rero ni biology yo nta kibazo. Niba nibeshye riri mu magufwa maremare rwose. Riri mu magufwa maremare atatu reka dufatira. Nibi nakomera ushyire hatanu. Rizamo ry'isange kwibeshya n'ibya muntu. Checking abaza Google. Baza Google nusanga ari irya 10. Urikira muri top 10. Nta kibazo. Rero iyi fracture complete mu yandi magambo haba habaye icyo bita nyine gukonyoka kwigufwa. Gukonyoka. Uyu muhungu rero yavunitse ate, ari nabyo ngiye kujyamo. Uyu muhungu yarahagaze hagati y'aba defenseur babiri ba Singida, Kennedy Juma na Bitra bro, yitwa Anthony Trabitra, n'umusore w'umuhanga cyane. Yego. None cyabaye nepo barasimbutse kwa kundi uziko iyo musimbutse mukurikiye umupira mu kirere umuntu asa n'urambuye amaboko cyangwa se ukuboko, inyoni iri gusimuka mu kirere. Femire niyo ndende. Femire nanjye numvaga ko kantu narakize. Femire yo mwita ko niyo ndende. Nakubwiye ko iri muri atatu. Oya ni irya kabiri. Imeris ni irya kabiri umvikana. Muri kwa gusimbuka rero ari kumwe n'aba defenseur babiri, urabona hari ukuntu usimbuka usa n'urambuye ukuboko cy'amaboko. Umuvandimwe w'ikipe ya Singida yabaye nawe nk'uwasimbutse, noneho amaboko yabo asa nasobekeranye, yabaye nk'umwinjizamo ukuboko. Reka mbyite gutyo. No mu kumwinjizamo ukuboko barebaga muri direction zitandukanye, umukinnyi wari yashaka gusa n'uhindukira nta kwa kundi ukurikiye ba deje umuntu yabaye nk'ugusobeka ukuboko kwawe nuko yasobekeranye. Reka mvuge yuko ari nko kuvuga nka kumwe insobeko basobeka nk'inka nk'amaguru. Ni nka kuboko kwawe yagusobetse ariko we direction yagumye muri imwe. Icyerekezo we ari kureba imbere, we ntari mu moving. Ni nka umuntu yaba yagufashe nka kumuntu yakunigisha ukuboko akagushyiramo ijosi nyine yaguhiniye hano mu nkokora.
wowe ukaba ushaka nko guhindukiza ijosi ngo umurebe uri kureba imbere yakuniza guturutse inyuma ugashaka guhindukira iyo ubikoze akantu gahita gaturika iyo ushatse guhindukira iyo yakanyaze birumvikana imitsi ihita iturika ijosi siko bigenda se ko abantu bapfa rero nawe ukuboko kwe yasimbutse mugenzi we agufata kwa kundi basimbutse atabishaka amaboko arasobekeranya undi rero ashaka guhindukira ko biba byihuse cyane mu gushaka guhindukira ukuboko kwe iryo gufwa rihita rikonyoka urumva yakoze muvuma ari mu kirere kandi ukuboko bisa naho baguhambiriye noneho kwa kundi yashatse kukumuvingisha igufwa rihita riturika ahita agwa hasi mu kugwa hasi rero ariko sinakunze fair play yabo bahise baza yego harimo na kapiteni ya uco bahise bamwegera nyine ni nabo bahamagaye abaganga kuko arbitre ntiyari yabibonye yarabatatse cyane kandi urebye ukuntu bari bamaze umwanya bari gucokozanya bagongana cyane ubona ko imaci y'amahane ntabwo ariko bitwaye kubera ko bahise babibona ko bishoboka cyane ko harimo ikibazo gikomeye gasa no kahindukira n'abakinnyi bakuru bahise babishyira ku ruhande nabo bahamagaye abaganga bwa mbere icyo bakoze uriya mwanya rero Rigoga bafashe bageze ku bitaro bya Nyarugenge bavuze ko batahita bamubaga ahubwo bamushyizeho isima nibyo kugira ngo bastabirize igufwa gusa ariko agomba kubagwa ku munsi w'ejo ku wa kabiri uyu munsi ararara mu bitaro by'i Kanombe hanyuma muhabura ni hari bamufate ibizamini buranga umuntu bagiye kubaga ngo babanza kureba niba nta zindi ndwara zikomeye ufite kuko ngufite nk'indwara zo mu maraso bera ntago bapfa kubaga umuntu ufite nk'izindi ndwara zo mu maraso hari igihe wahita upfa baranareba nyine nimba wenda ufite nka diabete bakabanza gustabiriza umuvuduko w'umutima nyine bakora check up y'umubiri wose bavuga ko buriya ngo imvune nicyo kintu cya mbere ngo gitwara umwuka mwinshi imvune yo gufwa ngo gitwara umwuka mwinshi ibintu by'ubuvuzi biratangaje bamara igihe kinini buriya umuntu wavunitse igufwa atagize amahirwe uzareba hari n'igihe bahita bongera n'umwuka biba biri likely yuko kubera imbaraga ubwonko buri gukoresha nyine bwita kuri ubwo bubabare buhari hari igihe nyine ushobora no kubura oxygen ugapfa burundu nyine uburyo bwo guhumeka bukanga so baraza rero kumurarana bamupime nabona ibintu byose ari ibizima mu mubiri bimeze neza cyangwa se niba ari ibyo banamufasha babimufashe ejo azabagwe kubagwa byo ni itegeko hanyuma nabajije umuganga ubaga arambwira ati igihe gito gishoboka ni amezi 4 yavuze ati kubagwa bimusaba amezi 3 kugira ngo akire hanyuma rehabilitation ari nakakora imyitozo ni ukundi kwezi yambwiye ati Rayon Sport uku kwezi turimo kwa 9 babare ko umukinnyi bazamubona byibura muri returu ukwa mbere kurangira aciye ku mbuga nkoranyambaga ze by'umwihariko kuri X yavuze ngo nshobora kumara amezi 3 ndi hanze kubera imvune nagize ku mukino waduhuje n'ikipe ya Singida ati ntago ari byo bintu nifuzaga ati kuko nifuzaga gufasha ikipe yanjye ati ariko nyine buri kintu kibaho kubw'impamvu ati ndizera ko nzagaruka vuba Imana imufasha azagaruke ubwo kugaruka kwe biraba binatwaye Rayon Sport bambwiraga yuko ko nta mituweli afite nta n'ubwishingizi Rayon Sport ifatira abakinnyi ni umunyamahanga bambwiraga ko ino operation harya muri club licensing ntago bibamo ko bagomba gushaka ubwishingizi bw'abakinnyi ndetse kanwe zandana Rayon Sport bamaze no kuyibwira ikiguzi 5 ibizitanze ntirirwe yigo none se nako nibyumvikana ubwishingizi bw'abakinnyi n'abakozi b'ikipe muri club licensing bibamo ko ndibuka ko nepo nibo byibuka ubushize Bugesera bayibwira ko utemerewe gukina icyiciro cya mbere harimo ko itatanze ubwishingizi bw'abakinnyi ahubwo wenda riga birashoboka ko iyi operation bagiye gukora bishoboke ko wenda yaba itari mu bintu byishyurwa kuri ubwo bwishingizi icyo nzi cyo arishyurwa miliyoni 5 bamaze kugerera amafaranga tujya ku bindi uwo bita Kuyate ibyago bigwira Reyo umuzamu Diresa Kuyate wungiri wa kabiri wa Reyo match irarangiye ibintu nibisanzwe ikipe iratsinzwe mu kanya turanajya muri analyse umukinnyi bari gutaha mu gutaha ku bantu muzi abakinnyi bare bundi arabibaje ngo ni gute yakoze accident ubundi babashyira muri bisi bakagenda babageza mu rugo abakinnyi benshi rero Eberi barabyanga kugenda batuzengurutsa ati bajya kugera iwanjye wenda batinze nambuta yaje n'ibiki babihari n'igihe bafite n'akandi kagahunda hari n'igihe bafite gahunda akeneye ku n'ahantu yaguye yahagira gahunda noneho umutaramu yarise akaresitora umuhungu w'inshuti yanjye Kuyate Idrissa aravuga ati Dirisa Kuyate Dirisa Kuyate reka njye nigendere nifatira akamoto nigendere anyura hariya urabona kuri vestiaire anyura inyuma
aho bita kwa Toma barahazi hari akantu k'akaresitora none umuhungu arimo kumanuka aba bana bakunda kuza bamaye ijana desa baraza bamwuzuraho mu kumwuzuraho ashaka kubakwepa ashaka kunyura mu tuntu tw'utwatsi turi gutya iruhande rw'iki gikuta cya vestiaire hano inyuma nyine kuri stade regional hano inyuma urahabona hano inyuma kuri vestiaire hariya kwa Batoma aho abakinnyi binjirira aho abakinnyi binjirira apana hariya abantu basanzwe binjirira nyine niho yinjirira umutaramu w'inshuti yanjye rero ashaka kubakwepa ngo anyure muri utwo twatsi hegereye urukuta mu twatsi rero kubera n'ikirere kimaze igihe Kigali hakonje niba twarimo nk'amazi anyerera ku twatsi ahita agwa mu kintu cy'icyobo gihari abakubisemo umugongo umwana w'umuhungu bamujyanye kwa muganga cyo koragira amahirwe barareba umugongo basanga nta gufwa ryavunitse ni imitsi yikanze ariko kwa kumuzamu akoresha umugongo cyane ubwo nawe hari igihe bambwira ati iki cyumweru cyose uramenye ntucuguse umugongo wa muntu ko bajyaga avuga ko n'umugongo we bitoroshye n'umugongo we ngo ko bajyaga ko n'umugongo we burya usanga ngo nambere babizi ko baba ni iramba nuko ibyo byagenze izo za siri zikavuga yuko we yahise ataha ariko mu by'ukuri nawe muri Tanzania urumva ko ari mu byago Fore Nganye rero nsoza abareba baravuga bati none se ko ndi kumana avunitse byibura Fore Nganye ari bugufi bareba barataka cyane zandani za siri zirambwira ko Fore Nganye azaza mu kwa 11 ubu yambara godiyo agakora imyitozo na bagenzi be ibyo bita warm up ariko bajya mu myitozo isaba ibyo kwiga tekinike ndetse n'amataktike bazakoresha muri match ibyo kugongana bamushyira ku ruhande kubera yuko ntabwo yari yamera neza 100% bakavuga yuko gukira kwe kugira ngo yabanutse ni mu kwezi kwa 11 ngayo ari muri Reyo